Habemus Papa. When this soft-spoken man emerged onto the balcony at St. Peter's with a humble bow to the faithful and praying the Our Father, Buonasera. few expected a pope who would so radically transform the face of the papacy and the spirit of Catholics around the world. The first Latin American cardinal, he sold off the church mansion, cooked his own meals, and rode the subway while helping the poor. So it only seemed fitting that the new pope would take his name from St. Francis of Assisi, who dedicated his life to caring for the poor. Catholics now also had their first Jesuit pope, an order of priests devoted to service for the greater glory of God. He chose a modest guest house over the lavish papal apartment. And Pope Francis brought change from the start, alienating some Catholics but inspiring more. Antes de crear el mundo, Before creating the world, Dios amaba, God loved, porque Dios es amor. because God is love. Instead, yes nongeye kubasuza nshuti bakunzi bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi wowe udahema gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho agiye atandukanye hano kuri Cardinal TV. Ndagusuje cyane aho uri hagiye atandukanye mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye. Nizere ko umeze neza cyane. N'amakuru agezweho akomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru ibabaje, inkuru y'incamugongo ku muyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yose, Papa Francis. Yamaze kuba yakitaba Imana kuri uyu munsi, nibwo yaje kuba yitaba Imana. Ni nyuma yuko ku munsi weje kuri Pasika yararimo gusoma misa ya nyuma hariya i Vatican i Roma. Noneho mu masaha ya mu gitondo baje gutangaza amakuru ko Papa Francis yaba yitabye Imana. Aya makuru yemejwe n'ubuyobozi bwa Vatican. Uyu musaza cyangwa se Papa ku myaka 89 dore ko yavutse mu 1936 akaba apfuye mu mwaka wa 2025. Urumva ko afite imyaka 89. Yes, ni inkuru rero yaje kuba yakwirakwiza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye uyu Papa Francis, dore ko mu minsi yashize bakomezaga kumubika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ngo yitabye Imana. Bamwe bati yaba yarapfuyeho akongera akazuka, bamwe bati ashobora kuba atapfuye noneho ari ibyo kubesha. Ariko noneho amakuru yemejwe n'ibiro cyangwa se n'ubuyobozi bwa Vatican buvuga ko Papa Francis yaba yitabye Imana cyangwa se yitabye Imana bidasubirwaho, abiri official, atari amakuru y'ibihuha ahubwo ari amakuru y'imamo. Ibane nanjye muri aya makuru rero agezweho cyangwa se muri iyi breaking news irimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ku mugabane w'isi muri rusange, si mu Rwanda gusa ahubwo iravugwa ku migabane igiye itandukanye, haba muri Amerika, muri Afurika ndetse n'i Burayi. Niyo nkuru irimo gukomeza kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gira uruhare muri aya makuru, nta rundi ruhare ugomba kugira muri aya makuru usibye gukanda kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ujye uyabona mu ba mbere. Yes, reka twikomereze rero, dore ko hariya mu Butaliyani cyangwa se hariya mu Butaliyani imikino yari kuzaba uyu munsi cyangwa se imikino yari kuba uyu munsi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'imyidagaduro hariya mu Butaliyani byaje kuba byahagarikwa ko nta mikino cyangwa se n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, nta gikorwa na kimwe kigomba kuba cyahabera kubera urupfu rwa Papa Francis. Bamwe bati yarashaje, yarageze mu gihe cy'izabukuru, abandi bati ntago yarashaje kuba yapfa usibye ko yaje guhura n'indwara y'ibihaha bikaba byakangirika, akaba ariyo nayo mpamvu yaje gutuma yitaba Imana iki gihe. Nguko rero abakristo ku mugabane w'isi muri rusange bakomeje kumwihanganira ndetse no kwihanganisha umuryango Kiliziya Gatolika aho uri hose hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Kiliziya Gatolika yakomeje kwihanganisha abakristo bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yaje kuba yashengura abakristo Gatolika aho bari hose hagiye hatandukanye. Papa Francis ku myaka 89 yitabye Imana. Ni inkuru ije kuba yavugisha abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa bakomeje kumubika kenshi ko yaba yitabye Imana, ariko yarazahaye cyane, yararembye indwara y'ibihaha, dore ko abaganga bavuze ko
Papa Francis ibihaha byari byarangiritse mu buryo bukomeye cyane, abamusezeraga bamugeraga ko nta gihe kinini afite ku isi. Gusa ejo ku munsi w'ejo hiri wacicikana amavideo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari gutura igitambo cya misa hariya i Vatican. Abantu benshi, imbaga y'abantu bari buzuyeyo bagiye kumva misa, baje gutungurwa no kumva ko muri iki gitondo tariki 21 Papa Francis yaje kuba yitaba Imana. Ni inkuru yaje kuba yababaza abantu bagiye batandukanye. Ngaye nguko rero ibya Papa Francis ko byaje kurangira, birangiye yitabye Imana kuri uyu wa mbere. Reka mbashimire rero mwe tubanye muri aya makuru agezweho muri aka kanya. Ndabashimiye cyane we wagize uruhare ugakanda kuri subscribe, ukomeze kugira ibyiza nawe utarayikanda, nyaboneka nugende udakanze kuri buto ya subscribe. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibyiza aho muri hose, ndabakunda cyane. Je mwari kumwe na Pacifique ugenda ubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, reka tuzasubire mu makuru yacu ataha. Imana ibarinde. Ciao ciao.